abandi bo bamfata nk'icyo ntazi ko ndi umukozi wo mu rugo ntari ntaranacyo nago nyine ashobora kuba umugabo bishatse kuvuga iki babandi bahari abagabo impamvu batabemera no kubera ko ngo batari kuri classe yabo. Ladies and gentlemen, this is M Serious as usual, guys who love you so much. Ndabakunda cyane bahoza ku mutima nkuko nabibabwiye. Tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers and family and friends. Mama, Saneza TV show M Serious. Guys, mugende mu following kuri Instagram. Uziko ntaba follow mfite aba follow babiri. Uziko ndabibonye wan. Warayo mfite follow abakikandi ndi umustar we. Mugene mfollowing kuri Instagram nitwa M Serious. Ahantu hose mu following. Sibyo rata. Na TikTok nubwo ubu TikTok ndi icyamamare. Barakoze. Wahise ngiye mu upcoming. Ako Instagram mu following sha nitwa M Serious nishakira aba follow. Murakoze. Hanyuma rero guys ndajya mbabwire ngo ku itariki ya mbere mbanze namamaze kubera iyo twamamariza abadutubye rero Serious ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 dufite trip na Leways to One Travel sibyo turerekeza ahantu bita muri Bisoke guhiking kuzamuka imisozi shuti yanjye ibintu byo kuza abantu twajyanye ubushize muri Nyungwe mukagera hepfo ngo ntago buri buzamuke ubwo no kuzamuka ikirunga noneho ubwo ngubwo Imana ibafashije ibagiriye neza mukireberamo n'ingagi byanze bikunze ariko ririyo ukira aho ngaho ngiye hari ahantu ndashaka kuzajyayo nkafatira ifoto hari hejuru kuko nicyo kirunga gifite ikiyaga hejuru. Am I lying? Nagubeshye. Nibyo. Nicyo kirunga gifite ikiyaga hejuru kandi cyiza ari view nziza byatari. Niyo mpamvu navuze ngo twavuze ngo Leways to twavuganye ko bambwiye yuko muri uku kwezi noneho hazaba harimo video shooting, hazaba harimo na photo shooting. Kuba DJ muzamuri kumwe my friends. Ibyamamare. Nukureje undi muzamuza mu byumva Leways ntago bajya badutenguha. Nibo abantu ba mbere batemberana n'abantu neza bagagenda bishimye bakagaruka bishimye. Ndabizi neza ko abantu kandi bazaryoherwa. Rero Leways to yongeye gutegura trip izaba ku itariki ya mbere kwezi kwa 11 nukujya kuzamuka umusozi pe nababeshye nuko nguko bimeze. Ubwo rero muzafunga gibutu gikomando. Hanyuma rero nimero ni 078 53 95 86 ubandikira kuri WhatsApp aho ngaho cyangwa se ugahamagara kuri 078 39 62 330. abo ngabo aho ngaho kuri izo nimero ushobora gukurikirana amwe mu makuru yo kujya guhikinga. Amafaranga ni 50 ku buri munyarwanda wese. Hanyuma couple ni 90. Abantu bo muri East Africa na amadolari 100. Abataraba muri East Africa bari international, abantu bo muri America, US muri America nyine international international na amadolari 150. Muze tujye kwizamukira umusozi. Uvuze ko abanyarwanda ari East Africa 90. East Africa na amadolari 100. Couple ni 90. Umuntu umwe ni 50. Yes, muri ayo mafaranga harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, harimo entrance fees, harimo transport, silent disco n'aba DJ b'ibyamamare, hakabamo amafoto, hakabamo video shooting. Nabibabwiye. Yes, ubwo muzungukira. Ibyo byo kunguka tubireke. Ko numva oya ibi ngibi tubiteguriye abanyarwanda kugira ngo bajye gutembera igihugu kandi ni byiza. Ubundi akenshi dukora ibintu nk'abantu bikorera bakorera u Rwanda kugira ngo ibintu nyine abanyarwanda bose bibagereho. So naga ibyo bintu byo kunguka turi kubitekereza bakakanya turi gutekereza ku banyarwanda bakeneye gusura igihugu cyabo. Urakoze cyane. Hanyuma rero kuri kamera za Saneza TV show nk'ibisanzwe mwibuka gukora subscribe, share and comment kugira mudacikwa n'ibiganiro twabateguriye umunsi ku munsi. Karibu kuri Saneza TV show. Thank you really.
mva noneho mujya muvuga njya nzana abantu b'ababogari navuga ngo ni bogari mukandika muri komenti ngo riri yoze ngo uyu mukobwa ngo ntago areba ngo ubu ntago uzi kureba ko uyu muntu atari bogari nshuti yanjye uhakana ko uyu musore ari bogari nabyandika muri komenti baraje bakwereka ubihakana umva suri bugire se ntiwamukamiye ahantu hose aha murebe reba none kureba ukuntu yambukanya umva ahagaze murabire ntabwo ari imboga ubihakana abyandike muri comment Lucas welcome kuri Saneza TV show. Thank you very much RD. Tangira wibwira rero abantu bo kuri Saneza TV show ashaka batakuzi okay cyangwa basanzwe bakubona ariko bakavuga iriya mujama ubundi bimeze bite. Okay ni Lucas nkabandi umwacteur nyarwanda nyina amafilime umukinnyi w'amafilime yego mu Rwanda. Ikindi kera nigeze kujya bura mu Vixen ariko mbona atari utuntu twanjye ihita mbivamo. Wagiye mu ndirimbo ako uzi ko nshaka kuba narakubonye mu ndirimbo nayigiyemo indirimbo ya Swala akiririmba nawe akiri umuhanzi nagiyemo ndaho n'imbere ya covid nka 2018 rero nkaba ndi umukinnyi wa film of course ikindi sundi ndi iki kindi nkaba ndi umunyarwanda ukiri kwishakisha icyo uri cyo oya nkaba ndi umunyarwanda nanyize ngo gushaka icyo ariko na mere uretse yuko agira mere afite akantu k'i Burundi ubu ngubu uri umumetisi w'umunyafurika nanjye kuvuga iki jambo none bakubita bamanuka gwiki bakubita bakumanura bamanuka nanjye kuvuga oya ni breed ariko bahita barangiritse bahita batekereza ibindi people change mwajye muri ibyo bintu ngo hybrid ni hybrid ako hybrid kubera icyo hybrid nyine ni ubundi byaturutse ko ntuzi hybrid ni ikintu kivangiye nyine kidakoresha gikoresha ibintu bitandukanye ya n'imodoka ushaka kirimo amaraso biratandukanye ubu nka Lucas ni hybrid kubera harimo amaraso y'umunyarwanda n'ay'umurundi n'imodoka inywa esansi ikoresha n'amashanyarazi aba ari hybrid hybrid nabwo hari n'ifumbire yitwa hybrid ubwo ngubwo yikora iki irafumbira nyine imyaka ni iki hanyuma rero Lucas karibu kuri Saneza TV show nanone murakoze cyane nishimiye kubana namwe urakoze cyane Lucas umuntu ashobora guhita yibaza ngo watangiye uri mu Vixen kuko wagacishijemo mbere yo gukina filime abanje ko mu Vixen oya hari indi narakinnye 2017 waje muri filime mu mwaka Luka n'ubundi no 2017 ni filime bitaga Nancy twakinnye yacaga kuri zacu kiri kuri YouTube kiri kuri YouTube twakinanye n'abayirunga n'aba Didier Kamanzi wakinaga sukora iki even wumve yuko nagize n'amahirwe natangiye ndi mu main nkundana n'umukobwa witagana Nancy nunange boyfriend so uziko buri gihe man ukina ufite girlfriend bazakugiza amasingo nkarimwe ryogene niyo mpamvu nanjye ndiko kubwira se jana bivuze abantu bakagira ariko comments rero akuzika ibintu byoka mu muntu iyo filime rero nibwo nayigize nibwo natangiye gukina filime nyuma y'iyo filime girlfriend bwa mbere mfite girlfriend nyuma y'iyo filime nza gukina mu bundi buzima subwo wari umufite we mu bundi buzima cyo kwibaza tu cyo gihe ntawe cyo gihe yari ntawe dize n'ubu se ubu ngubu ntawe twatandukanye base ko mbona ugira twatandukanye muri January ugira girlfriend muri filime bikaguhira mu buzima busanzwe cyase ngo bibe nk'abandi ubwo byo muri filime nibitera umwaka ibyo mu buzima busanzwe arama tubwiye ngo mwakubaho ntabwo yababeshya ariko mwakubaho for real kuko uziko nigize gukorera perime nanyije ngiyeyo mpura nize neza wetse ko yenda ibira bintu utagira nize neza mpura n'inturo mu gitondo cya kare ubona umuntu ugiye gukorera perime injango nyine inturo yambukiranye umuhanda papa
ndavuga ati ubundi wakwisubira inyuma kugira ntange zira senkane zanjye nandarenga naragiye nyine ubwo byambayeho namwe murabyumva waratsinzwe wazize inturo y'umujinya shamwe yibeshyera hasi inturo itera umwaka ubiri seri bya miliyari sindahura nayo niyo mahirwe ngira ntuzanahore nayo mu gitondo yambukiranye none yeah of course nese ubwo uyu munsi wari wasenze tuvugisha ukuri nta muntu wajya mu kizami nubwo yaba ari umupagani agasengesha agatera akavuga ati mana nyine habe tu ariko nasenze pe hanyuma rero ucyangira muri 2017 ukina uri umu main ubwo rero nyuma yaho naje gukina indi filime bita Yuda oya inzira yanjye inzira yanjye ubundi nayo abantu benshi bahise basa nk'abamenyeho kuko iyo nakinnye noneho n'umukozi wo mu rugo ariko noneho nkorera abakobwa batatu harimo umwe wa Slay Queen undi yitonda n'undi nawe ari akazu yaza ari aho ngaho hano nk'umusore ubwo uri kumva nawe bagufataga ku ngufu ndura igitekerezo tu ni ikibazo urumva harimo akazu yazi hakabamo ushyushye cyane kabamo n'uwo nyine uri aho bya ntibindeba ariko nyuma akaza kuba ari wo nkunda ugukunda abandi bo bashaka kugukoresha abandi bo bamfata nk'icyo ntazi ko ndi umukozi wo mu rugo ntari ntaranacyo uwo rero arankesha ndacyamera neza aba bandi bahita bava what babona no batangira kundwanira iyo filime inzira yanjye bangwaniye gusa biza kurangira nkundanye n'uwo ngo wandangiye n'akazi wari witonze gusa nza kumuhemukira nyuma muca inyuma nyine umaze kuba ibogari umaze kubona ikofi izo nkunda kandi zibaho hano hanze ukahita wirara ku muntu wenda for example mu diaspora kujyanye nko muri Amerika n'urugero nakujyanye nko muri Amerika ntacyo atakoze nyine kugira ngo akujyane tu nugezeyo wihise ubona abandi utangiye kwiyemera safi halo urugero natangaga noneho shaka ugahita umucika amani ubwo urimo noneho uzi ikintu uba ukoze kuko kundi nanone aba diaspora kohereza amafaranga ukahita ugira kupa amakonegisiyo utanamuhamagara wiciye inzira abandi noneho bo bakabibyaje umusaruro wenda mu nzira nziza barabuze n'abakobwa wenda bafite ubwenge bashaka no kubaka oya bahita bakomereka akavuga ati abanyafurika nanjye nzambanza mu testing like 1 year ejo bundi umuntu yaratubwiye wo mu diaspora yarapostinze uwo muntu ni n'umwe influencer yaravuze ngo nta mukobwa uva muri diaspora aje gushaka umusore i Kigali ngo iriya ataraburije riri rero waravuga gutya ikintu kiba gihari ni kimwe hariya usanga umusore banganya ubushobozi sibyo bahembwa amafaranga amwe kandi umukobwa warabihakanye nagaruko bavuze nyine ndimo ndakubwira ngewe uko mu diaspora w'umukobwa yambwiye niko yakubwiye ndiye ndatamubwira ibyo umusore yavuze okay ngo rero baba bahuje ubushobozi bw'amafaranga then noneho ugasanga kujya kukonvenka umuntu bibuze kuvuna ikindi kiyongeraho akaza kwirebera agasore i Kigali byanze byanze kuko nanone nko musore adafite iyo uzamuye umuntu wowe ubwawe wizamuye umuntu ubuzi uko bisa ko hari some respect akugenera nk'umugore kandi abagore muri no minsi nabo kubera inshingano nyinshi bafite nabo baba bakeneye some respect kandi koko nibyo rero aba ari 50-50 mu rugo rero umugabo wahariye ngo kugira ngo ngazakugira azakuba 100% ngo biba bigoye ngo anagucitinga sometime niyo point yambwiye umwe mu bantu twakoze live kuri TikTok hariho abadiaspora b'abasore b'abagabo bagera bo mu bihugu bitandukanye harimo abo muri Amerika abo muri Australia abo nyine muri ntuze abo mu Burayi nyine ahantu hatandukanye bari bahari kandi b'abagabo ariko hakaba harimo abadiaspora b'abakobwa bimyutinze bacecetse
ntabwo ntibandeganye je ntabwo nta n'umentioning nta muntu mentioninze abagabo baravuga bagera baravuga bati aba diaspora b'abakobwa bajya i Kigali cyangwa baza muri Afrika gushaka apana no mu Rwanda gusa no muri Uganda na Tanzania hose umukobwa umanuka agiye muri Afrika gushaka umugabo swat aba yararengeje imyaka 30 swat biba byaramucanze yaragize gute nta mugabo hariya yaramubuze sibyo swat aba ari umufiyemere female ni baby mama bo babita aba baby mama abakobwa nyine babyaye sibyo ntago ngende kuba braminga ariko ndi kuvuga bigendeye ku byo twe batubwiye kuri yo live baratubwira ngo abakobwa bajya gushaka muri Afrika benshi biba byaragenze gute ati barongera atubwira ngo urabona nka wenda n'urugero nk'umukobwa witwa Fiete wo muri Afrika agiye nko muri Amerika uwo mukobwa nta cyaha afite nibwo akiza she's hot aracyameze neza nta kibazo uwo mukobwa ngo ntago ashobora kumara ukwezi atarashakwa nago nyine ashobora kuba umugabo bishatse kuvuga iki babandi bahari abagabo impamvu batabemera n'ukubera ngo batari kuri classe yabo bahari bari hehe biba byaranze nuko ko bavuze ariko nanone hagira umuntu mbure yiminga mwaba bakurenganya ariko none nako nibyo batubwiye ariko nabonye no kubasitara ruko nguko baza muri Afrika bagashaka akaba ariho bashaka muri make gushaka na hagati yabo byaranze nukubera iki nyine byanze kandi ngo abagore nibo kibazo niko bavuga ntago mbizi ariko ariko se we kubera icyo amungani mwabasore mwe mudashaka bagenzi banyu mukasa gushaka muri Afrika n'ubundi abagore bose turi kimwe abagore turi bamwe abagore turaba niba ari umunyembaraga n'umunyembaraga niba ari umunyantegenye gusa abagore nagara abanyantegenye for information gusa ntibavuga wenda ngo nuko bibasira gusa nkeka yuko nkanjye kugira ngo ubone amafaranga inaha muri Afrika biba bigoye nyine opportunity y'ubuzi ntago iboneka cyane nk'iyo hirya sibyo usanga nk'umuntu nk'ayo mafaranga wakorera ku kwezi cyangwa se mu mezi angahe we yayakorera mu cyumweru ubwo rero byajyana n'ubushobozi uwo muntu akavuga ati okay reka njye kwifatira uriya muntu ariko ntawe udakunda icyubahiro riri ntawe ariko nanone ntabwo nanone uwo mugabo uzazana se uje kumugira inganzwa we ukazaba ari mugabo nyabake ikindi kintu ni iki so ariko uziko nabuze ingingo irengera abo bantu ubundi buriya nayibuze wayibuze ute kuko ntabwo umukobwa amanutse hararugura afite imyaka 38 baburetse akakubwira ko yagukunze we rukasi baburetse mu ikindi kintu ntago namwanga bitewe n'umutima wanjye nuko namwishimiye ikindi kintu ntakibagirwa ngo usanga iyo umuntu ageze hari hanze hariya i Burayi cyangwa se muri Amerika cyangwa se abahaba usanga baragiye bagafata imico y'abazungu cyangwa se imico yawo kandi iyo mico noneho ihabanye totalement n'iyo muri Afrika ugasanga wenda gusabye nk'ibintu nyine biri bizarre nawe urabyumva akanudes urakoze ugasanga iyo azazereka ruka hari umukobwa ari wagusaba akanude w'umudiaspora mwakundanye oya njye nta ase ubundi wabyanga umudiaspora turanakundana nyamahirwe gira bagiriye mico cyangwa ni nabyo byago byawe nyine ntabwo baragusaba akanude wapi ntabwo nabyemera wabyanga ute wakunze umuntu we muri mu rukundo mururimo muri cyuye akoze ko ibyo ari nesa bikwako ubundi kugira because of what nyine because of yakwishimiye yakwiyumvamo gusa bwashaka bimaze iki nyine no abashaka kukureba akakwiyumvamo ibyo niho hava icyo bita masturbation none se ubundi se bavuze iyi masturbation rero ubwo ubwo n'ubundi uzi ko umuntu tukatiya ku yindi point uzi ko umuntu ese kutinya kuvuga ruka uzi ko ugira isoni mani natajya kuvumbura ari point ugeraho okay reka mbivuge ni ukuvuga ngo umuntu ukora masturbation uko bisa kose muri sex ntaganyurwa
kuko akenshi experience nagize nuko usanga arangiriza nk'inyuma kandi abagabo benshi buriya barangiriza imbere, right? So usanga rero iyo yabaye addicted na masturbation ku mugore cyangwa umugore, usanga kugira ngo wowe nk'umugabo uzamunyure bigoye, usanga niyo mwashakana mukora sex mwarangiza wo atarangije bakajya gukoresha zira boro zabo toys cyangwa se vibrators, I don't know. You get rero usanga umuntu wabaye addicted nawe kujya uzamunyura biragoye. Iki no kuba story cy'abagabo kugira ngo uzanyure umukobwa ni kamwe ku isagonda, buretse yuko numvisha ngo hari n'abandi bigiraho ingaruka yabikora cyane ngagatinda cyane cyangwa se ntanarangize mu gikorwa. Uri kumva hagati rero kandi igikorwa rapport sexuelle ibigomba kuba kunyura abantu babiri bayikoze, of course uwayikoze buretse yuko ntawe wayikoze ntawe wayikorewe, bose bashimishanye. Rero iyo havuyemo umwe utanyuzwe niho havamo gucana inyuma se cyangwa se akazinukwa n'icyo gitsina gabo se cyangwa igitsina gore. Ubwo kagora k'ababyeyi na experience ntoya sinzi nimba ari byo cyatari ibyo, nabo bamanuke muri comment kambohereza nk'umugani watubwire. Ariko numva ari byo. Ase umuntu wikinishije ubundi bijya bikira agakira ku buryo wenda niba ari uwo muntu wamenyereye kurangiriza inyuma nk'uko wari rero buriya kugira umuntu akora ikintu hari gitera, sibyo? Nkeka yuko kugira umuntu yikinisha aba ari nyine ni igitabo nasomye na ntuza na internet. Iyo ukunze kuba uri wenyine uri alone urabikora, cyangwa se ntube bize mu kazi cyane urabikora, cyangwa se nanone nta n'ababikora wenda bwo gutinya abakobwa, nacyo nabwo ni uburwayi, cyangwa gutinya abagabo, cyangwa se gutinya indwara zandurira muri rapport sexuelle cyangwa gutinya abagabo ku bakobwa. Rero usanga ibi biterwa cyangwa se no ntuza buriya no kuba na high school ko kwiga cyangwa se ugasanga ubikuye ku wundi muntu. Ikibazo ni wigeze wumva umuntu wabikize? Ntawe nizo numva. Murakoze, ubwo ntago bikira rero. Birakira, si ikibazo kiri mentale se? Ni ikibazo kiri mentale kuko ushobora kugira birakira nese riri ntago ushobora kuvuga kwifatira icyemezo mu buzima. Okay, wenda n'urugero mu itabi ntago rimwe, ariko n'urugero rarinyweye, sibyo? Ntago ushobora kwifatira umwanzuro, nta muntu urava ku itabi yararinywaga cyangwa inzoga, umubiri kandi urishaka nyine ntawe urariva mu buzima kuvitse yabaho gake gake. Rero nabyo barakubwira ngo ni gake nimba babikoraga wenda nka 2 ku munsi cyangwa se 3 mu cyumweru, ushaka kugenda bivaho wenda ukagabanya inshuro zabyo. Ntago wahita, ntago ari televiziyo yituzimya gutya. Twigire mu buzima busanzwe n'ubundi nibwo butubeje aho twagiye si society riri rwose ririwe wajyama namujyanye ku isi ya 9 ako dida ku isi so bizi se ubundi ku isi ya 9 pe wawiruhukiye wowe, reka nta stress kare byaranze. Hanyuma Lucas, mbere yuko umaze igihe kingana iki muri ukina filime Lucas? Ubwo no guturuka 2017. Umaze imyaka ingahe? Skari hafi 6 cyangwa 8. Oya ni 7. Turi muri harya na 14 cyangwa 2024. Murakoze. 7. Ni biki nahize ndakotoye imibare bayize nasibye buri Raheri. Ubu nkubwiye ngo 5 gukuba 5 ni kangahe nabyo wambwira? Subwe ko kananira. Ngakavuga. Ako kananira reka 25. Marayo nari nyizi ariko ntunjyane mu bintu by'ama equation n'ibiki. 9 gukuba 3. 9 gukuba 3 ni 27. Aya. 9 gukuba 3 ntago ari 27.
oya ahubwo ubwo niwe ufite ikibazo yangeze umunyabibazo none se ubwo nimba ubihakana kandi ari byo marayo nari inkiza ubwo se miliyoni gukuramo rimwe ni kanga urakoze usubwiye iyo mara we miliyoni gukuramo rimwe ni 999 ayishuwa ni 999 na 99 n'ibice 9 ni 999 winjagaraza nawe 999 ayishuwa riri ngareka mubwe nkigiye mperukira mu ishuri naho ndetse sinari amabuye abacuruzi b'ibirayi n'ababazi imibare ngiye ntabwo curuza ibyo birayi n'ibitabo cyaka nta mifuka y'imiceri hano umaze imyaka 7 muri sinema kubera iki wahisemo gukina filime it was my hobby ariko nanone ubundi byatangiye nshaka kuba umuhanzi ushaka kuririmba wigeze uririmba hose nandikaho n'uturongo hari akaririmbo wibuka se wanditse nka 2007 hari indirimbo ngo nari ndi umuraperi warapaga gute barondabire bane ngiye kugakanaho gatoya ariko ngiye guhena mu bako twagiye ngo unavuga ngo ngiye umwana muto Rastaman best man ndasa hip hop nziza nkizi kirakamye kumva imirongo ni ya kera hakirimo n'amasubirajwi ngiye umwana muto Rastaman best man ndasa hip hop nziza nkizi wiza kumirwa kuko gukora nk'ibi ngibi ngewe ndi nakumirwa ababuretse wikumva nayayezaga ariko hanyuma Lucas nari ndimo nkubaza kera hari byanze bikunze wishi wari ufite wumvaga uzabiki nge ntacyo numvaga nzaba namuze twarabipfaga nge numvaga ntacyo nzaba uzi se impamvu ariko rero ubundi nk'umuntu muri Afurika uri bloke uba ubaza umwana icyo azaba gute njya gukina football kankubita ukumva numva indirimbo ukavanga izo ni z'abasazi urambaza icyo nzaba gute uzi bwo igisubizo baba bashaka bagiye bakisubiza ababyeyi bo muri Afurika ngo nzaba muganga ngo nzatwara indege n'ingorofani ntayo ifite mu rugo ariko ngere muzehe yahita avuga iki cyana ni igisazi ariko mu by'ukuri wanyi baragukubise baguhora ikize ngo ukina football najyaga gukina football akava ngo nuvunika wa cyanawe ngo tuzakuvuriza he nyine ukumva sometime agamunyenge bafite of course karumvikana fracture iramutse igize ikibazo kukuvuza ni ibindi akoze nanone kuki wumva yuko azajya muri ibyo nagiye kuvunika ngo cyangwa se ngo ugiye mu muziki ngo ugiye kunywa ibitabi ngo ugiye kubikirara you get none wanyize umubyeyi after ngo uzabiki sabiki se utananyishyurira na Green Hills we turayitwikiye ntacyo cyangwa se n'ikindi kigo wenda gikomeye niga kore primaire do aza ngo nzabiki mujye mureka ibyo bintu hanyuma uri muravuga uti ubwo no kuvuga ngo igihe wakinaga football wumva uzaba umukinnyi wa football nizo nzozi wari ufite njye nari nzi football bya tani n'umukoca nuko nari ndi mu kademi n'umukoca kavate ewana uzagira mu rugo bagukubise ubivamo urasetsa barankomye amatwi aratukura ndavate ntabwo nzasubirayo hari ahantu none ndangije njya kwiga karate uzi ibintu bankoreye bankomeye imbere ya sare bamfukamishije imbere ya sare muzehe nayo maje kujya sentire niba ari vene nkangije uyu ntabwo ari muzehe ni mu famille none ankomera imbere ya ntoza ya sare warasaza wowe waza hano ushaka kuzakubita abantu rero nibyo kandi karate ho batwigisha discipline bavuga ati ibyo ukora ngomba kugira discipline ni self defense ariko iri ahantu hangombwa usibye wize biracyagufitiye akamaro mu mashuri asanzwe cyangwa muri karate ibyo wize muri karate ifiriti y'Ikigali yadukundiye amagufwa yarakomeye ni iki happy n'uduke turanga ariko natwo nta wadukangisha hese ubu ngubu ni kofi ikora nta bintu bigira iyo udafite amafaranga hari umuhanzi nigeze kumva ngo udafite nyashi najye kwambara ngo udafite nyashi najye kwambara
udafite nyashi najye kwambara, udafite kashi najye kwa mama, udafite kashi najye kwa mama, udafite nyashi najye kwambara. Shatse kuvuga wafashe ibyo ngibyo byose nyine basesengura bazatubwira. Oya atubakaza ariko sesengurira nyine which means urabona abantu muri no minsi barimo bakora surgery. Ubwo bijyanye na society ubwo n'abagabo kuko umukobwa ujya gukora ikintu abagira ngo almost time ashimishe aseduize umugabo. I think ko nta kuntu bambwira ngo ujya gukora surgery utagiye guseduiza abantu. ubwo nimba ukoze surgery imiterere yawe tutarumiza itandukana n'abandi bana. uri kumva kuko bazi yuko la majorité abagabo bakunda nyasha, so akora surgery. ubwo rero bivuze babandi batageze bake basigaye ubwo nibo babo la majorité yabo ngabo bakubagira bakunda nyashi baragize. ubwo bivuze ngo nayo itajya kwambara nyine ntajye no kuri pool n'iki. none udafite kashi najye kwa mama nyine urabizi yuko umusore udafite kashi akundwa na nyina. si meaningful. Meaningful. Murakoze. Murakoze. Noneho mu rugo bakubujije kwigira muri karate no muri film no muri noze no muri football na music na filime bura nari hambiri. No. Mu gutangira baranze ari mu family nakinnye akantu k'abakozi bo mu rugo. Iya boro yagize in 2 weeks 1 million. Kuri Press Vision. Ngiye kubona mbona hari umuntu ko aba content creator babaye benshi aba influencer. Yaragakasaga kubita kuri TikTok. Abiza abantu barasirimutse. Ngiye kubona umuntu akankiriye mu inbox. Ngese ibi ni ibicyo utangiye. Ubwo no kuva mukozi abarimo arashaka kungusha ntanarebe na message iri muri icyo kintu. Abarimo arangusha ngiye nka sebuje. Kandi mfite umugore mwiza witonda nkunda dukundana byatani. Ni kaka nijo bundi ka no anyeje iskari yakabugufi. Akabugufi nyine wumve yuko n'ubu biracyakomeje se. Unari hambire aburetse yuko iyo umuntu akuze anitonze nyine no bumva abantu akirokore anyeje sose arangije barakamaye arambwira ati ariko se butangiye biki. Ndambwa what ntangiye biki sakazi ngaha ngo naringize akiyambwiye gukira nimba ngo wigeze gute ngo mumbabarire nyine we igisubizo nari cyanutse aho yesu cyanuka sinzi ko narabivuze nari nivanze mu bitandukanye arangije abarageza abaratuje nyine kuko nawe yaritekerejeho nyuma aravase undi ndinjira no muntu mushaka iki se mugaburira nta nicyo nanamufasha kinini nta sikimugomba bite amahitamo nayo afite ubwenge mbigenda bityo nyine gusa iyo ubona bizagarukira iyo birebye ikiza nuko aho byatangiye atariho biri nyuma biragenda bitera imbere nimba umuntu sinema ishobora kumutunga akaba nta kandi kazi yanakora byaza ukaba waguramo inzu ugatunga umuryango iyo modoka se nta kibazo ufite ni wenda ugasagurira n'inshuti zawe wenda ibyo ngibyo se ubwo hari icyaba kirenze kigeze. Ubundi riri talent niyo irimo iragaburira abantu kurusha kuba wavuga ngo sinangisha abantu amashuri n'amashuri utarize uko dukina mu Cyongereza wagikura hise nibige tu ariko na talent nayo niyo irimo irakonta cyane kuko kera urabizi umuntu yarigaga akaba executive. Ese ni hari abakinnyi mufite batize abo nyine nabo birabagora kuko none ubu umuntu yakubwira ngo uri umusirimu umeze neza byahatari uko bisa kose karakujabuka kuko arega ku ishuri ntago tujyayo kugira ngo tubone akazi tujya kugira tujijuke. Twiga kugira tujijuke ntago twiga kugira tubone akazi. Igihe cyose watangiriye ukuyeho famiye ni kihe gihe cyageze ugacika intege ukavuga ati ibi bintu ngiye kubireka nsubire n'inyuma mbivuyemo? Ni igihe
ndi broke bya dani nta n'akazi mfite aciye hirya ariko sha umuntu arambwira ngo reka dukore projet nyine ngo ni successinga ngo uzagira ngo nyine uzabonaho pourcentage sha dukoze abantu byanaciyemo araturya bya miliyari none ubwo uri kumva udufaranga uba watubariye kuko filime bura ni ibintu birebeka kandi bibarika uvuga ati bimo biraza nawe akakubwira yuko biri kuza ariko wategereza noneho ubu n'amatariki ya YouTube hemberaho ubu yazi wategereza yuko akubwira n'ijambo ugaheba kahita uvuga ati akoze icyo gihe waravuze uti nsubiye mu rugo icyo gihe naravuze ati ubundi ibintu nihambiraho n'ibiki ikinege numva ngiye no kubivamo kubera nyine ya love y'ikintu ukora ikintu apana gukurikira amafaranga si imyaka umuntu yakiniye ubona aho ukajya kubona ukabona nk'umufana araje nababwiramo ukabona nk'umufana araje ngo umwana ngo wampaye akazi ko muri filime yo nkashaka akazi ko muri filime si uko ubihenuraho wapi ni ukuvugisha ukuri waririmbye izihe ku buryo uhita ushaka akazi ko muri filime that's true ndetse ubwo nimba natangiye 2007 uzi ko hari abantu benshi batananze 2017 hari abantu benshi batananze batangiye kumenya ubu ngubu nyine uzi imyaka umuntu yakiniye ubona watabona ataroka ibipango by'akavumo n'ibyo bya home uvuga ati noneho ndapfuye ahubwo ugasanga babizi kuri gukora ubusa nta n'ikintu uzabanjiriza na kimwe anyeze umuntu ngo ndashaka akazi muri filime sha uzakabona nese umugiriye inama yo kugivinga up oya ntabwo yagivinga up icyo umuntu ushaka kumubwira ntacyumve ntago gutangira ibintu kuza wiruka wumva none bino bintu by'imiziki filime entertainment muri rusange ntago uzifokasinga ku mafaranga ufokasinga ku rukundo ukunda ikintu imvune zose uzahura nazo ukazinyuramo bigenda byinshi nize ko hari filime noneho nyinshi twakinnye niba na za prodi ugategereza ugaheba inyebutsa nkora umwaka simpemba kandi bagakomeza kuvuga ngo bazaguha we yego ko uzi icyizere noneho buri ugakomeza ugatigita cyizere ugakomeza ukora uvuga uti bazayamba noneho ababosi noneho bafite utujuga akubwira ati werire humura uri umuhanga kuri ibintu neza we suni kabisa leta uzabona agaciro kwezi kugashira kwa kabiri kwa gatatu bakaguzora mode wivuga ko mvuze ngo simbivuge bigeze gusohora mu nzu oya ntago bansohoye nagezemo cyoze nagezemo nk'amezi nk'atatu 3 yagezemo uriyanura nyiri cyondo noneho twabanaga mu nzu nyiri cyondo noneho kujya kuri douche na toilette wacaga ku muryango ariko ari umwarimu kazi ubwo mu mibyizi ntabwo natomboye natahaga amasaha akuze yaryamye ari umukecuru nkabyuka yagiye saa 4 dimambaza muri weekend byagendaga gute muri weekend hari n'igihe agatotsi kamfataga wenda nisohokeye nkatinda kubyuka ubundi bwo muri weekend byagombaga yuko mbyuka mbere ikibazo wajyaga muri misa ya mu gitondo muri weekend nkagenda nkanyonyomba nkahita njya kunuza muri douche se nkabikorerayo ko byabyegeranye na toilette ubwo wajyanaga na gikotoro ukisigira icyari ngo byose ukavayo babirangiye ibyo si ikibazo ahubwo kugaruka urugi urufunga rudafungitse ukagira vuba n'igihe utisiga ukahita wambara ukahita ugenda ariko si byo kabiri kangahe akubanga ariko sha ukajya kubona ka message ngari amazi woga ngo n'imiriro ngo na toilette ngo ukeka yuko ari ibyaso saba barandirodi babaho wallahi nago ndahura n'umurandirodi umeze gute nese ari ukabatagiza ayo kuzukuba hari n'igihe amafaranga ari afokasingaho amezi 3 noneho yanyishyuraga umuriro anyishyura n'amazi hari na ka wifi ka password ngafite urumva atari furu naho gacamba broke yewe amatwara antukurana tamva ati noneho kirenze umufana
abaranje akakoza akakubwira nabi kandi abona ko ibintu byanze ngeze amahirwe icyo gihe mbona ikiraka muri Marriott kimpemba amadolari 100 ndayavuze ndabasu iri cyondo rero ntago ndi buyamuhe ahubwo reka nshake indi nzu ya make nishyuremo amezi 2 kuko uri kumva nayo muri 3 yo mwishyura 2 ariko uhita nsigarana ukundi kumwe kutwishyuye ugahora mu bibazo ntacyo nawe kuba nkemuye ariko nanone byari gushoboka ariko kwihanganira ariko se ujya gushaka ya yandi n'ubundi ukundi nanone kwituye nese mwahora muri ayo ni logique njye nishyiremo nyine yako kanya itananabikora ndimuka ndagira icyo koza nanone buri Imana igira inzira ukuntu icishamo ibintu nabonye bikemuka ntago nongeye guhura n'icyo kibazo ariko buri kintu cyose kiba kugira kikwigisha uyu munsi agafilime karangaburira kubona kwa Ganzo uri gutwika ahantu hose imiriro kwa Ganzo aho ntago nyikenaye ndi muri Press Vision ubu umeze neza agakontora gahagaze bya sha ntari byahora agakontora ni fresh niko kwezi uteganya se kuzakora izawe njya mbiteganya kuko first of all mbanza gukora nyine urabanza ugakora akazina kawe kugira ngo n'abantu nibaza ntibizabatungura ngo n'umuntu aturutse ubu nagiye nizo connection z'aba filmmakers abatazi n'abactrice nyine kujya ugiye mu kintu noneho ukirimo neza wow good uri byanze bikunze izo ni zimwe muri challenge zagize gutyo zakubayeho urakomeza ubuzima burakomeza uyu munsi byanze bikunze hari ukuntu ubona ibintu bimeze ni iki kintu kijya kigutera ubwoba ikintu kijya kintera ubwoba ubu ngubu ntacyo kuko buriya uzi buriya iyo umaze gukura iyo umaze gukora uragira iyo umaze gukura ntuza challenges zose uba ugomba kuzifightinga nyine nk'umuntu w'umugabo sibyo ariko nanone ntago nyine kongera gusubira mu bushomeri tu nta mugabo adatinya ubushomeri buriya aho ava akagera kandi buriya I told you yuko umujama cyangwa umugabo udafite amafaranga akundwa na nyina kandi urabizi yuko mere nyine yaciye avuze ngo hari umukobwa wakwanze kubera ko nta mafaranga mfasha kumva ibyo ntibyabura aturi i Kigali barakwanga sa uzi imbegeti umuntu aho yariye ukazihorera ukavuga ati noneho ndapfuye indobo nka 5,000,000 ahubwo umuntu akakubita indobo akakubwira ati wowe uri umukene nta kintu nakumaze abakobwa b'i Kigali bakoze ikintu bita inama iva muri ayo ngayo sikosetsa ahaguza nyine ubivuze ubabaye ahuze umuntu ukomite ako nyine ntari bakoze iki bakoze icyo bita inama yari yicaye iraterana inama y'abaminisitiri niyo yajyaga iterana muri covid gafata imyanzuro ab'i Kigali bo none iyo bafataye n'akasamutwe abakobwa b'i Kigali bakoze inama baravuga ati baravuga ati abasore badafite amafaranga bajye kwa nyina ariko nanone ntabwo ari bose kuko urebye ngo ni amagweja nyine yasebeje abatipe ariko buriya bafite impamvu ze reka tumuveho gusa ntabwo ari bose riri kuko hari n'abakobwa nabo bafite ibiceri byabo bikundira nka ba Lucas uba ukeneye umuntu we ubwe bwite yakunze wani ibintu byo kuvuga ngo utamuzanaho z'amafaranga reka ese rukara umukobwa wari waza akakugana afite amafaranga menshi akabwira ati jye nakwikundiye ariko ukaba ubibona yuko nta ngenga murengera yatuma umukunda uretse amafaranga ntawe uraza nimba nsohokera ahantu habi nimba ari uruzi ko naho usohokera hari bijyamo ingaruka none we ntindure
ntibambwire uhindure parikingi nukuri rero ariko da nanone nakugira ngo ngewe umukobwa azaze ngo kubera ibiceri bye ngaje kubinsuzugurira reka kubera iki aho waba wiyemeye ntago ari ukwiyemera riri arega wenda ntiwakwishyira hejuru nk'abagabo iki wagira mwaciringa mukumvikana kuko ni ingo ziri moderne ni ukugira ziri civilize mu bwumvikane bw'umugore n'umugabo so rero aya nanone ntagasuzuguro k'umuntu ko hari igihe umukobwa ashobora kukugurira nk'umutipe wanjye hari umutipe wanjye umukobwa yamuguriye igitanda amugurira televiziyo amugurira na umukobwa na radiyo amukunda ariko nawe nimba navuga ko ari umuke kane kumutuka gusa arangije bashwanyeho gatoya ahita tubona imodoka iraje yahoreye umukobwa ahita apakira arajyana da byose n'abahungu mujya mubikora ngo hariho babikoze umuhungu nawe niyo hari umuhungu wateruye kabisa araterura everything ubwo rero ngo ni wawundi ayisha yavuze ubwo nimba ari ibyo amagweje abaho nise ubwo ibyo bishoboka gute mwana mukobwa rwose ngo ase ubwo iyo nkuru nta nubwo yigeze uyumva wowe oya nayo numvise Florine yanaciye no ku bitangazamakuru umuhungu ngo yahihiye umukobwa ngo amashuri ego sinzi niba ubizi ahita ashaka undi ko nawe ni umugome wenda uwo muhungu ngo yaragiye ngo araterura everything kushisa no kumbago nagize umuntu yarakurihiye amashuri ukabona bitavamo wamubwiye bikiri kare atarashora menshi ubwo uzi promise aba yaramushyizeho ahubwo uzi kugira ngo umutipe afate inshingano ziruta iz'ababyeyi bawe ukumva byinshi aba yarigomwa aba yarariye nawe cyane aba yarariye ariko se ubwo ngambwira yarariye gake aba yarariye se ubwo yungukira yungukira we ibintu nabyo ni ubujiji ibihe kurya ni ubujiji ntabwo ari ubujiji cyane kurya reka nkubwire riri gashobora kuba yaragize parikingi ye imeze neza none se ubwo akaba yaramuteje ingaruka akaza agaparika ubwo rero ndabyemeye sikuru reka twerure sibyo ubwongo rero nimba ari ikigo iyo baguze ubwo uwo baguze bamwita iki indangamirwa urakoze indaya ntabyo indangamirwa ubwo tubyerure ubwo yari indaya nimba baragura ese abagabo b'indaya babaho oya ni abakiriya bazi ese reka nkubaze niba bavuga ko umukobwa urumva ngo wicuruza cyangwa se wicara ku muhanda bakavuga yuko ngo ari indaya umukobwa noneho uryamana n'abahungu batandukanye nka mirongo ingahe ngo bamusuye ngo bamusohokanye bamujyanye Dubai we niki nta mafaranga bamuhaye hari abo bayaha n'abo bataziyaha cyangwa abo ntabwo nzi icyo bari cyo ntabwo nababatiza pe ubwo wasa ariko hari igihe usanga nyine n'umuntu yikundira na sex nyine ugasanga muri kamere yikundira kuryamana babaho barahari ubuzima yarabugize kurya ngwiki nta kintu imumariye tu mwumva imumariye ariko ubundi kuki mwumva yuko ari capital Imana hari kandi kantu numvishije kuri TikTok ejo bundi kuri live we nejo ngo abakobwa ngo basigaye ngo babiteretera ngo bakabarya ariko akavuga ngo nari cyane gakobwa nyine ngo basigaye like nka kwa kundi umutipe avuga ati ngewe karagakobwa ndagasengeye ngo umukobwa ngasigaye yicaye akavuga ati cyaruka ndakibariye nzakirya umukobwa ntagishana bimbwasha abantu bakoze inama iyo kumva umukobwa numva nguruka ngo nzakurya no baradiye kuva nabahisi yabaho none umukobwa yakubwiye izina ry'Imana yo mwijuru umukobwa arakubwira gasana mwana waraye byari ukuntu aba gusuzuguye ariko
ariko ndujya hejuru amana yanjye we ari ya kera ko bazarya Imana yaranarema umukobwa yaratinyitse arakubwira ngo azakurya sha nyakurya umuri sorry no ese yarakubwiye ko yitwaje iki nyine ubwo niho hakundi nyine natwe ntabwo mubajije neza umubazo tuzandya ute wakwirwa ubaza icyo kibazo none ntabwo uhita ubyumva ukimara ndi ifiriti ariko rye ubwo we ntabwo byumva none se mwari inshuti just like a friend nyine we yabibwiye best friend wiwe umukobwa yari inshuti yanjye arangije njye umukobwa arabimbwiye ngo kandi wa mwana ngashaka kuzakurya cyaho ni imikino ntutwimo turajokinga kwa kundi murimo muraganira umva umukobwa bayikasha uyu mujama ngo ngo wamurya ngo yabariye neza ndavati noneho ndapfuye aho nagendeye birakaza nahita numva yuko koko yabivuze noneho n'utundi tuntu yagiye akora nyuma yaho yari yakubari kuzagushyira kuri uzi ku muntu w'umugabo kugira ibintu utavunikiye ni nk'abantu bagira none se uterese umukobwa ukamubwira ko umukunda agahita yemera neza gutereta byo ujya biroroha ahubwo ikibazo ni uguhura nawe directly nta no gutereta twese tugira utubona ko uwo muntu ari fake naho nta murimo utagutereta uzi gukomveye kuvata umutwe wa liliyozo ukavufata ugawushyiramo ibintu byawe nako ntabwo binashoboka wowe unkize hanze oya ntago ariko wowe se ubwo umuntu yaza kubeshya icyo mwana njyewe habe ayasha nanjye bajya bambeshya sawa ngaho ubwo bafite bachelor mu kubeshya uravuze ngo reze ntago ajya abeshywa sharuka utumye sha abantu batazajya banyibeshya okay wenda bazajya baza muganire mu maranirungu ubumvira ubusa bakubeshye mwikomereze igihe mu gitamporeze oya ngewe ngiye kuzambyoroshya umuntu azambwira akankunda mpite mvuga yes nibyo I love you too thank you oya I love you too kugira ngo nyine ngire mwubaka umutima natangira kumbwira ngo nese waje ukansura ko wankunze nanjye kandi ngukunda mwene shani biza akazi kabaye kenshi muri na minsi sinyiboneka ariko wenda nzareba mu kwezi gutanze yagutegurira gahunda kwezi gutandi kujya gushevuga baba we harya naragoye gahunda naribagiwe ese kuki muri abana bajya mukatira ukavuga ati wako sizamerwe mwisa ayo mushyira kuri holding akaba yitekerezaho yazahinduka ukagira ukuntu bimugenza akareba ibyo ukunda n'ibyo ushaka akaba ari byo aguha rero mwemanagana nimero none ngo murazitanga zikapfa n'ubusa secha mwaye bayike mwahindutse uvuze kera abaga basabaga imibare 10 umukobwa yari kiri n'9 akaba atayiguha ariko ubu ngubu arayiguha ukamubaza akakubaza amazina kandi baba bamuhaye azi ko wayisevinze ubwo ubutaha nta kwitaba ubwo se ubwo wakomeza ugahatiriza wafite ibyorera urayimuha akakwandikira akandika hayi kuri WhatsApp ukayibona karenzaho kanza ukamenya neza kameka gashoka ari uwo wahaye nimero harya nayiguhereye kuri TikTok nayiguhereye kuri Instagram yageze amahirwe ahubwo niwo byivugira uzika gusaba na screenshot zibigane mwagiranye kugira akayiguye yagutinze nyine wastage of time kugira ngo abone ahantu aguhera kuri ndagize murakoze okay ni Lucas thank you so much abantu bakuriye muri yihe filime muri no minsi kugira ngo tunasoze kuri Press Vision turimo turakina ama full movie bagende barebeho ariho anyway ku ngo zubatse tugira inama ingo zubatse cyane cyane nibo dufocusingaho n'urubyiruko sometime kuko ni ingeri zose situations zose ziba mu ngo turazikina ikindi ayi filime turimo turakina irimo abastari bose barinda ba Alfonsina ba Paru bande bose benshi n'abayirunga
bita Hidden iri kuri channel bita Hidden series bagende bayirebe ni nziza byatane ne ya Karine Lulu Karine rero ikindi bamfollowing kuri Instagram nitwa Lucas Actor Kiba kuri TikTok ni Lucas Films ni Lucas Films genda bizi Lucas Films Lucas Films na Lucas akwanditsemo na Lucas Actor hari Lucas Actor 1 naho bambona afite ama TikTok bet. Okay rero risa neza TV show ni MC Liliose muri kumwe umunsi ku munsi ndabakunda cyane bahoza ku mutima guys mbibutse ngo tell your brothers your sisters boyfriend and girlfriend watch Lucas Films. Thank you so much guys, I love you so much. Mugende mukore subscribe kandi ndabakunda cyane n'Imana irabakunda. Ciao ciao. Amen.